Tubayeho mu bihe bidasanzwe. Abantu benshi batangiye kubona ko hari icyenda kubaho nubwo batakizi. Bamwe baribaza bati, ese koko isi igiye kurangira? Ibyiringiro byacu muri iki gihe ni ibihe? Ese haba hari ubuzima nyuma y'ubu bwa hano ku isi? Abantu benshi babayeho nta byiringiro kubera ko bitegereza ibibera ku isi byisukiranye uko bukeye n'uko bwije bikabihebesha. Intambara, ibiza ku butaka no mu kirere, kwangirika kw'imico mbonera, gusenyuka k'umuryango mugari w'abantu, ibyorezo, ibi byose bituma iyi si ihinduka ahantu hatanejeje. Benshi mu banyamadini, abanyapolitiki, abahanga mu bya siyansi n'imibereho y'abantu nta gisubizo bafite ku bibera ku isi. Nubwo ubwenge bwiyongereye, ikoranabuhanga rikaba rikataje, ibyo ubwabyo nta humure bitanga. Biriya mpamvu uko dutera intambwe mu cyitwa iterambere niko twikururira ibizadukoraho kandi ingaruka zabyo twatangiye kuzisogongeraho. Muri Bibiliya niho honyine dushobora kubonera igisubizo ku kibazo cy'aho isi iva n'aho yerekera. Intambara ikomeye iri hagati y'icyiza n'ikibi, hagati ya Kristo na Satani, hagati yo gukiranuka no gukiranirwa, irimo irasatira aho rukomeye nubwo benshi ibyo bihishwa amaso yabo. Nta humure isi izabona kugeza igihe Satani n'abanyabibi bazaba batakiriho. Iyi si ikeneye umukiza. Yego, ubyumvise neza, ikeneye umukiza. Uwaremye isi n'ibiyirimo ni nawe ushobora komora ibikomere dufite kandi agakiza uburwayi bwacu. Ibyiringiro by'ukuri bibasha kubonerwa gusa muri wa wundi wavuze ngo nimanuka hejuru y'isi nzireherezaho abantu bose. Arenda gushyira iherezo ku buzima bw'iyi si idandabirana nk'umusinzi, ariko abakiranutsi bo bazarabagirana iteka ryose. Muri aho nitwa Imana Jean de Dieu. Muri uyu mwanya tugiye kuganira ku magambo ari mu byanditswe byera, ariko icyigisho cy'umunsi ntabwo kiraba kimeze nk'ibindi dusanzwe tubonaho hano, kubera ko cyo kiraza kuzamo ibintu bimeze nk'ubucukumbuzi ku ngingo ngiye kubabwira. Iyi ngingo nta yindi, tugiye kuganira ku gihugu cya Isirayeli. Isirayeli y'iki gihe, iyi iri muri Palestina, iri mu ntambara na Hamas, uriya mutwe w'iterabwoba wagabye igitero. Icyo nshaka kugira ngo turebe kuri Isirayeli ni uko ubwami bwa Isirayeli ari ubwami dukeneye gusobanukirwa, kuko maze kubona ko abantu benshi bwibazaho ibibazo byinshi, ndetse n'igihe iyi ntambara yatangiriye abantu benshi bajije ibintu byinshi bitandukanye. Ari nayo mpamvu byabaye ngombwa ko mfata umwanya kugira ngo ntegure icyigisho kivuga kuri Isirayeli ndetse n'imiterere y'iki gihugu n'uburyo hari ibintu byinshi dukeneye kukimenyaho, kubera yuko hari ibintu byinshi abantu bimwe bibatera confusion, ugasanga ibintu ntibabisobanukiwe. Niyo mpamvu nashatse gukora iki cyigisho. Nk'uko mubimenyereye rero, ndibuze gutinda muri Bibiliya, ndibuze kwibanda muri Bibiliya, kuko ntabwo nje hano kubabwira amateka asanzwe ayo ushobora no kubona no mu binyamakuru bitandukanye, ahubwo nje kuvuga Bibiliya, nje kubabwira ibintu bitandukanye kuri Bibiliya n'icyo Bibiliya ivuga ku gihugu cya Isirayeli. Hari abapasiteri benshi bo mu madini agiye atandukanye bavuga kuri Isirayeli bakayivugaho ibintu bitandukanye, ndetse hariho n'abavuga ko igihugu cya Isirayeli kizongera kikagira imbaraga, ndetse no mu by'umwuka, ku buryo ngo urusengero rw'i Yerusalemu ruzubakwa, urusengero rw'i Yerusalemu rwamara kubakwa, ngo antikristo, kandi nanone bavuga ko antikristo atari yaza mu gihe ibyanditswe byari bigaragaza ko antikristo amaze kuza, ngo antikristo ngazaza hanyuma ajye muri urwo rusengero, ngo nagira muri urwo rusengero ngo nibwo imperuka izahera kwize, bagendeye ku isomo riri mu rwa kabiri rw'Abatesalonike, igice cya kabiri. Rero hari ibintu byinshi dukeneye kumenya ku gihugu cya Isirayeli, kugira ngo icyo kintu kimeze nko kudasobanukirwa no kujijwa kiveho, abantu babeho basobanukiwe n'icyo ibyanditswe byera bivuga ku gihugu cya Isirayeli. Impamvu igihugu cya Isirayeli kiba ingingo igirwaho impaka ni ukubera ko iki gihugu cyatoranijwe n'Imana kera. Turashaka kumenya ese Isirayeli ya kera na Isirayeli y'uyu munsi byaba bihuriye? Ese biratandukanye? Ese birahura? Ese hari ibintu Isirayeli y'iki gihe ishobora gukora bikagira akaga cyangwa se ibintu runaka biteza muri iyi si? Ibyo ni byo bintu tugiye kureba. Igihugu cya Isirayeli, wenda tunarebye no kuri iyi ntambara iri kuba n'izindi ntambara igihugu cya Isirayeli cyagiye kirwana. Igihugu cya Isirayeli cyahawe ubwigenge, igihugu cya Isirayeli dufite uyu munsi cyahawe ubwigenge mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda mirongo ine n'umunani.
Abisirayeli bari mu bihugu bigiye bitandukanye batataniye ku isi hose, ariko haza kuba mu Burayi ikintu bita antisemitism, kwanga Abayahudi. Abayahudi barabanga pe ku buryo habaye na jenoside yabo mu Budage. Hanyuma umugabo wo mu Bwongereza aza gushinga muvoma bise Zionism. Iyi muvoma yari igiyeho igamije guharanira uburenganzira bw'Abayuda, kugira ngo Abayuda basubizwe amahirwe yo guhabwa igihugu cyabo n'ubutaka bwabo. Ikibazo nshaka kugira ngo twibaze tukiri aha, ubundi ni iki cyatumye Abayuda batari ku butaka bwabo, batari mu gihugu cyabo? Kuki bari batataniye mu isi hose kugeza n'ubwo abantu babanga mu bihugu bari barimo, bikaba ngombwa ko bakeneye gusubira mu gihugu cyabo? Muzi yuko mw'icyo gihe, igihe Idi Amin Dada yayoboraga muri Uganda, ngo bashatse kubajyana muri Uganda Abanyesirayeli kugira ngo babashakire aho batura muri Uganda, ariko biranga bajya aho bahoze batuye muri Palestina. Kandi nanone bageze muri Palestina ntabwo byabaye amahoro, kuko uko byenda kose mu myaka yose yari ishize batahari, hari abantu benshi bari baraje batura aho hantu, harimo ndetse n'Abarabu batifuzaga guturana n'Abisirayeli n'Abayuda, ntabwo babyifuzaga, kubera ko Abarabu, ndagira ngo nanone mubamenye, Abarabu n'Abisirayeli bafite inkomoko imwe, ibyo nibyo tugiye kureba muri iki cyigisho. Rero ndagira ngo tukimbikemo, turebe ibintu bitandukanye kuri Isirayeli. Ese Isirayeli y'ubu ngubu hari Isirayeli ihuriye na Isirayeli ya kera? Ese Bibiliya ibivugaho iki? Mu by'ukuri Bibiliya ivuga cyane kuri Isirayeli ya kera, ndetse isezerano rya kera rivuga cyane kuri Isirayeli, ku buryo ubona ko isezerano rya kera rivuga cyane Isirayeli cyane, ndetse twavuga ko Isirayeli yihariye igice kinini cy'ubutumwa buri mu isezerano rya kera. Ari naho abayobozi bamwe b'amadini ya giprotestanti, ari hirya no hino, aba evangeliko cyane cyane bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bafite ukuntu batekereza igihugu cya Isirayeli, bafite ukuntu bagifata, bafite ukuntu bumva ko ahari mbere y'uko Yesu Kristo agaruka hari ibintu runaka biri mu isezerano rya kera bigomba gusohorera ku gihugu cya Isirayeli cy'uyu munsi, ku buryo ubona yuko nk'uko nabivuze hari ibintu runaka abantu batekereza ku gihugu cya Isirayeli, kandi bimwe byinshi bikaba bitanashingiye ku kuri nk'uko tukubona mu byanditswe byera. Reka rero dutangire dusome Bibiliya, hanyuma turebe ibintu uko biteye. Igihugu cya Isirayeli gifite inkomoko cyangwa se Abisirayeli bafite inkomoko kuwo bita Aburahamu. Mwebwe babwire, Aburahamu akomokwaho n'amadini atatu akomeye hano mu isi: idini ya Judaism y'Abayahudi, hakaba idini y'Abakristu, ndetse n'idini y'Abayisilamu. Abayisilamu bakomoka kuri Aburahamu biciye muri Ishimayeli. Ishimayeli ni umwana wa Aburahamu, turi buze kubibona uko yabonetse. Hanyuma nanone Ubukristo bukomora iyobokamana ryabo nanone kuri Aburahamu, kandi nanone Judaism, Abayuda bakomoka kuri Aburahamu. Bityo rero Aburahamu twavuga ko ari inkomoko y'amadini atatu hano mu isi. Gusa muri aya madini atatu yose, idini imwe niyo cyangwa se iyobokamana imwe niyo Imana yemera ko ariyo yifuzaga kuri Aburahamu. Reka rero dufate ibyanditswe byera tubisome, turebe iyi ngingo, tuyicukumbure, tuyumve neza, tumenye ubwami cyangwa se igihugu cya Isirayeli, Abisirayeli muri iki gihe bimeze gute. Tugiye gufata umwanya dusoma amasomo ari mu gitabo cy'Itangiriro. Muri ihangana kuko aya masomo ndibuze kuyasoma nta busobanuro ntanga, hanyuma tuyavugire rimwe. Turahera ku isomo riri mu Itangiriro igice cya 12 umurongo wa 1 kugeza wa 3. Handitse ngo, Uwiteka ategeka Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu, usiga umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzaba umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimwo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Itangiriro 17:18 kugeza 21. Handitse ngo, Aburahamu abwira Imana ati, icyampa Ishimayeli akabaho ari imbere yawe. Imana iramusubiza iti, ahubwo Sara umugore wawe niwe uzabyaraho umuhungu, uzamwite Isaka. Nanjye nzakomeza isezerano ryanjye nawe, ribere urubyaro ruzakurikiraho isezerano ridashira. Kandi ibya Ishimayeli ndakumviye, dore muhaye umugisha, nzamwororotsa mugwize cyane, azabyara abatware 12, kandi nzamuhindura ubwoko bukomeye. Ariko isezerano ryanjye nzarikomeza na Isaka, uwo uzabyarana na Sara mu gihe nk'iki cy'umwaka utaha, kuko ari cyo
nashyizeho. Itangiriro 21 umurongo wa mbere kugeza uwa gatatu. Uwiteka agenderera Sara nk'uko yavuze. Uwiteka agirira Sara ibyo yasezeranije. Sara asama inda ya Aburahamu ashaje. Babyarana umuhungu igihe Imana yamubwiye kigeze. Aburahamu yita umuhungu yabyaye Isaka, uwo yabyaranye na Sara. Mu Itangiriro igice cya 25 umurongo wa 21 n'uwa 24 kugeza uwa 26 handitse ngo Isaka yingingira umugore we Uwiteka kuko yari ingumba. Uwiteka yemera kwinginga kwe. Rebeka umugore we asama inda. Maze igihe cyo kubyara kwe gisohoye, zari impanga mu nda ye, gakuru avuka atukura, ari cyoya nk'umwenda w'ubwoya, bamwita Esawu. Hakurikiraho gato, afashe agatsinsino ka Esawu bamwita Yakobo. Itangiriro 32 27 kugeza 29. Uwo mugabo aramubwira ati, ndekura kuko umuseke utambitse. Aramusubiza ati, sinkure ko utampaye umugisha. Aramubwira ati, ntukitwa Yakobo ukundi, ahubwo uzitwa Isirayeli, kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. Aburahamu akomoka kuri Tera, kandi Tera akomoka kuri Shemu umwana wa Nowa. Aburahamu bavuga ko Tera yasengaga ibigirwamana, kandi Aburahamu akaba nawe yari uwo mu rugo rwa Tera, yaracuruzaga ibyo bigirwamana abijyana ahantu hirya no hino kubicuruza. Ariko Aburahamu akaba yarashakaga kumenya Imana y'ukuri, akaba yarashakaga kumenya Imana ikiranuka, Imana yakwiringira, kuko yarebaga ibigirwamana akabona mu by'ukuri ibintu bikozwe mu biti bibaje, akumva mu by'ukuri ibyo bintu nta mbaraga bifite. Imana rero yaje kumwiyereka, ndetse inamubwira ko igiye kumuhindura ubwoko bikomeye. Imubwira ko igiye kumukura mu gihugu cy'iwabo, iyo aho bitaga muri Uri y'Abakaludaya, ikamujyana mu gihugu cy'i Kanani. Kandi aho ngaho Aburahamu yagombaga kuhaba nk'igihugu yasezeraniwe, kandi ngo Aburahamu yagombaga kuba ubwoko bukomeye bwubaha Imana. Aburahamu rero yagize ingorane y'uko yari afite umugore utabyara, amara igihe kinini umugore atabyara, kugeza ku myaka 90 umugore atarabyara, mu gihe Aburahamu yari afite imyaka 100. Hanyuma Aburahamu abura kwizera. Imana yaramusezeraniye ko izamuha umwana w'umuhungu, ko kuri uwo mwana w'umuhungu ariho hazamishamikira indi miryango yose ikomeye yubaha Imana. Hanyuma ananirwa kwizera Imana, aryamana n'umuja we ari we Hagari, babyarana umwana bita Ishimayeli. Ariko Imana ikomeza kumwereka ko nubwo ibyo byose yabikoze, umwana uzavaho isezerano azamubyara ku mugore we w'isezerano nyine. Nyuma yaho Aburahamu yaje kubyara umwana mu buryo bw'igitangaza, abyara umwana bita Isaka, amwita Isaka. Hanyuma Isaka yabyaye Yakobo na Esawu. Esawu niwe wagombaga kuragwa ibyayo mahirwe yo kuba ubwoko bukomeye, ariko Esawu ntabwo yari akiranukiye Imana. Esawu yakundaga iby'isi, Esawu yakundaga kwinezeza mu by'iyi si, maze bituma yamburwa uwo mugisha. Nubwo Yakobo yawumwambuye awumwibye, ariko n'Imana niko yabishakaga. Ariko icyo Imana itashakaga ni ukwiba, ariko umugisha n'ubundi wagombaga kujya kuri Yakobo, kuko Yakobo we yakundaga iby'Imana, kandi akumva ngo n'ibyo bintu, n'iyo migisha ya Aburahamu arayikeneye. Hanyuma Imana yaje guhana Yakobo ahunga mukuru we, aragenda. Ariko nyuma y'aho igihe yari agarutse, abona guhura na mukuru we bigoranye, ajya kurara ijoro asenga. Muri uko gukirana n'Imana mu masengesho, nibwo umumarayika ukomeye yamugendereye, maze Yakobo ahangana nawe azi ngo ni umwanzi. Maze bugiye gucya, uwo mumarayika arangije aravuga ati, ndekura ngende. Maze Yakobo yanga kurekura umumarayika. Uwo mumarayika aramubwira ati, none nsaba icyo ushaka. Yakobo aramubwira ati, nk'umugisha. Nuko uyu mumarayika asezeranira Yakobo umugisha, ndetse amuhindurira izina, amwita Isirayeli. Aho rero niho Abisirayeli bakomotse. Rero ndagira ngo noneho twimbike tugende tuvuge iby'Abisirayeli, kuko murabyumvise, Abisirayeli bakomotse kuri Yakobo wa Isaka, Isaka wa Aburahamu wahawe isezerano n'Imana. Ubu bwoko bw'Abisirayeli bwaje kujya mu bunyage, bwaje kujya mu Misiri. Ntabwo bwari bugiye mu bunyage cyangwa se ikindi, bwari bujyanwe n'ikintu cyiza, kuko i Kanani hateye inzara,
mu gihugu cyabo cy'isezerano, biba ngombwa ko bajya i Kanani basanzeyo murumuna wabo, abandi abana ba Yakobo, ba Isaka, ba Isirayeli, basanga murumuna wabo witwa Yozefu. Iyo nkuru murabasha kubona mu gitabo cy'Itangiriro. Bagezeyo batura mu gihugu cy'i Gosheni, barasagamba bararyoherwa, kuko uyu Yozefu yari premier ministre, yari minisitiri w'intebe muri icyo gihugu, yari umuntu ukomeye. Ariko haciye imyaka myinshi, abami ba Isirayeli abami ba Egiputa bakurikiyeho ntabwo bakunze Abayisirayeli, ntabwo babakunze, barabanze kugeza ubwo noneho babakoresha n'uburetwa. Hari hashize nk'imyaka 400 Abisirayeli bamaze muri Egiputa imyaka 430, hanyuma uwitwa Mose abakuzeho ukuboko gukomeye k'Uwiteka, bambuka inyanja itukura, bagera mu butayu, bagera ku musozi wa Sinayi aho baherewe amategeko y'Imana, kandi bagombaga kuva ku musozi Sinayi bakomeza mu gihugu cyabo cy'isezerano. Ariko aba Bisirayeli bafite ikibazo cyo kutizera Imana no kutayisobanukirwa. Imana ihitamo ko bagomba kumara imyaka 40 bazenguruka mu butayu kugira ngo bige kuyumvira, bige kuyubaha, bige kuyikorera. Byageze aho bagera mu gihugu cyabo cy'i Kanani bayobowe na Yosuwa. Mose we yari yarapfuye. Hanyuma bageze mu gihugu cy'i Kanani bamara igihe, baza gutegekwa n'umwami bitaga Dawidi. Nyuma y'uko bisabiye umwami bashaka gutegekwa n'umwami, banze gutegekwa n'Imana nk'umutwari wabo ukomeye. Umwami rero wa mbere yabaye Sawuli, ariko Sawuli aragoma asimburwa na Dawidi. Dawidi yabaye umwami ushimwa, umwami ukora ibyiza bitunganye. Imana iramwishimira maze imusezeranira ko ubwami bwe buzaba ubwami bw'iteka ryose. Nubwo Dawidi nawe atari nta makemwa, nawe yari afite amakosa akora, ibyaha, harimo ibyaha yakoze bikomeye byo kuryamana n'umugore wa Uriya umusirikare we, hanyuma bakamutera inda, kugeza n'ubwo atumijeho Uriya ngo aze ave ku rugamba, aze aryamane n'umugore, noneho byitwe ko ari we wamuteye inda. Nyamara umugambi we ntiwasohora, kuko Uriya yari umusirikare w'intwari udashobora kujya kwishima n'umugore we, kandi ubwoko bw'Imana buri ku rugamba, ingabo z'Uwiteka ziri ku rugamba. Uriya yanga kuryamana n'umugore we, yanga kumusanga. Nuko Dawidi abona umugambi we nturi buze gucamo, yohereza Uriya amusubiza ku rugamba, ariko yandika urwandiko rusaba ko Uriya agomba kugwa ku rugamba. Niko byagenze, Uriya yaguye ku rugamba. Kuri uwo mugore rero Batisheba, Dawidi yamubyayeho, kuko yaje kumujyana amutwara amugira umugore we, hanyuma amubyaraho umwana bita Salomo. Salomo aba ari uza no kumusimbura ku butegetsi. Salomo aba umwami wa Isirayeli, kandi agitangira yari umwami mwiza wubaha Imana. Tuzi ukuntu yubakiye Uwiteka inzu, tuzi ibitambo 1000 yatambye Uwiteka akamushima. Ariko Salomo yaje kugomera Imana, yaje kugomera Imana. Abagore benshi baramugushije, ajya mu gusenga ibigirwamana, akora ibyangwa n'Uwiteka, bituma Imana irahira ko ubwami bwe izabugabamo kabiri. Imana rero tugeze mu gitabo cy'abami, cya mbere cy'abami, mu murongo wa 11, mu gice cya 11 umurongo wa 29 kugeza wa 40, n'igitabo cy'abami igice cya 12, tuhabonamo ubwami bw'Abisirayeli bwigabanyamo ubwami bubiri. Hano ndagira amagambo make nsoma. Hari umugabo bitaga Yerobowamu. Yerobowamu niwe wabwiwe amagambo akurikira, ari hariya mu gitabo cya mbere cy'abami igice cya 11 umurongo 29 kugeza wa 40. Mwasoma, ariko amagambo ngiye gusoma aravuga ngo, dore nzatanyaguza ubwami mbukuye mu maboko ya Salomo, nguhe imiryango 10. Mbibutsa ko Yakobo yari afite abahungu 12. Ni ukuvuga ngo ubwami bwa Isirayeli bwe bugizwe n'imiryango 12. Hanyuma Imana isezeranira Yerobowamu ko izamuha imiryango 10 muri yo 12, ariko ibyo nabyo byari bifite kondisiyo. Dore icyo Imana yamwifuzagamo: nuko nzakujyana utegeke uko umutima wawe ushaka kose, kandi uzaba umwami w'Abisirayeli. Nuko rero niwumvira ibyo nzagutegeka byose, uzagendera mu nzira zanjye, ugakora ibitunganye mu maso yanjye, ukitondera amateka n'amategeko yanjye nk'uko umugaragu wanjye Dawidi yagenzaga. Nzabana nawe, nkubakire inzu idakuka nk'iyo nubakiye Dawidi, kandi nzaguha Abisirayeli. Mu by'ukuri Imana ntabwo yarimbuye ubwoko, ntabwo yahagaritse ingoma ya Dawidi yose, ahubwo Dawidi yasigiwe umuryango umwe w'Abayuda, ndetse n'umuryango utabarwa cyane wa Benyamini. Asigana imiryango 2. Hanyuma
Yerobowamu yagomba gusigarana imiryango 10. Ariko Yerobowamu ntabwo yaguwe neza ubwo Salomo yamenyaga ibi. Salomo yaramuhize, Yerobowamu ahungira muri Egiputa. Salomo amaze gupfa, Yerobowamu aragaruka. Ariko mu kugaruka, Rehobowamu umuhungu wa Salomo yari yamaze kwima ingoma ngo ayobore Abisirayeli. Ariko Rehobowamu agisha inama abasaza, baramubwira ati rero, kugira ngo Abisirayeli bazakuyoboke, uzagende ubohore abantu ingoyi, ubafate neza, umere nk'ubahakwaho pe, bazagukunda. Agishije inama abasore barangije baramubwira ati, uzabakoresha uburetwa ndetse uzababwire ngo ibyo papa yabakoreye nzabikuba inshuro. Rehobowamu, aya mazina agiye acanganye. Rehobowamu arangije yumvira inama y'abasore, abwira Abisirayeli ko azabakoresha uburetwa akabagwa nabi. Barangije baramwanga, imiryango 10 ihita yisangira Yerobowamu wari waje agarutse mu Bisirayeli. Baragenda bashinga ubwami aho bita Isamariya, bahise Samariya. Ubwo baragenda bari baguma n'izina rya Isirayeli. Hanyuma imiryango 2 ya Yuda na Benyamini basigara i Yerusalemu, basigara bayobowe na Rehobowamu. Hanyuma Abisirayeli babigabanyijemo amami angahe? 2. Bamwe bafata umurwa wa Samariya, abandi bafata umurwa wa Yerusalemu. Bamwe baguma bitwa Abisirayeli, abandi bitwa Abayuda. Ni nayo mpamvu uyu munsi uzumva tuvuga ngo Abisirayeli, Abayuda, Abisirayeli, Abayuda, Isirayeli, Abayuda. Nukubera yuko nuko nguko byagenze. Ubundi bose bitwaga Abisirayeli, ariko hamaze kuza kwigabanya haboneka Abayuda ndetse n'Abisirayeli. Abisirayeli rero babandi bagiye mu majyaruguru ntabwo bubashye Imana, kuko Yerobowamu yararebye ngo abona nareka Abisirayeli bakajya bajya gusengera i Yerusalemu, kuko ariho hari urusengero Salomo yari yarubatse, ngo bazageraho bagakunda umwami w'Abayuda. Arangije aravuga ati oya, nibagume hano. Abaremera ibigirwamana, aba ari byo basenga inyana. Arababwira ngo iyi niyo mana yabakuye muri Egiputa. Harya ubwo yarakoze ibyo yari yasezeranye n'Uwiteka twabonye mu gice cya 11? Oya. Guhera icyo gihe bakomeje basenga ibigirwamana, baragoma. Batumwe abahanuzi, harimo Eliya, harimo Elisa n'abandi bahanuzi benshi. Ariko rwose iri shanga riranga, rigomera Uwiteka, ryanga Imana pe. Kugeza ubwo bigeze mu gihe runaka, Abasiriya baje batera ubu bwami, Imana irabureka, iraburimbura, Abisirayeli bazimira uko. Niyo mpamvu ubona mu gihe cya Yesu, wa mugore w'Umusamariya, wibuke ikiganiro Yesu yagiranye nawe. Burya urya mugore, kuko nawe yavuze ko akomoka kuri Yakobo, ndetse yaraje no kuvoma ku iriba rya Yakobo. Nuko bariya bari barahoze ari ubwoko bw'Imana, ariko bari baragiye batatanira hirya no hino, barivanze n'andi mahanga ku buryo rwose batari bakibarwa nk'ubwoko bw'Imana. Abayuda nabo bagumyeho. Abayuda bagumyeho kugeza igihe cya Yeremiya. Ariko Abayuda nabo ntabwo bakiranukiraga Imana, bagezeho barananirana. Gukiranukira Imana birabananira, kugeza ubwo Imana yahisemo kubatanga mu maboko y'Abanyababuloni. Abayuda batwarwa nk'abanyagano, batwarwa kw'iminyago. Umwami Nebukadinezari araza atera igihugu cyabo, kandi Imana irabishima, ku buryo Imana yabwiye Yeremiya ngo namaje kubyemera. Nebukadinezari azabatera, ubwira umwami w'Abayuda ko bazajyanwaho iminyago i Babuloni. Nyamara byari biri mu masezerano Imana yari yarasezeranye n'ubwoko bwayo ko nibumvira izabaha imigisha, nibatumvira izabakubita inkoni mbi cyane, ndetse ngo izabatanga batwarwe nk'iminyago. Rero ntabwo Imana yari kubakorera injustice, yari gukora ibiri mu isezerano yari ifitanye nabo. Abayuda rero baragiye bajya mu gihugu cyahe? Mu gihugu cya Babuloni. Ariko Imana ibicishije mu muhanuzi Yeremiya yari yaravuze ko bazamara imyaka 70. Imyaka 70. Daniyeli rero abonye imyaka 70 iri hafi kurangira, afata umwanya wo kwihana ibyaha bye, ndetse asabira n'imbabazi Abayuda bose. Arabasengera kugira ngo Imana ibakure mu bunyage, ibasubize mu gihugu cyabo i Buyuda. Rero tugeze hano muri Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 20 kugeza 27, aranditse ngo nuko nkivuga nsenga natura ibyaha byanjye n'iby'ubwoko bwanjye bw'Abisirayeli,
kandi ntakambira Uwiteka Imana yanjye kubw'umusozi wera w'Imana yanjye, ngikomeje gusenga, umugabo Gaburiyeli nabonaga gitangira kwerekwa aratumwa, maze aragaruka azana ingoga. Igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba cyendaga kugera, ankoraho arambwira anyigisha ati, Daniyeli, ubu nzanwe no kungura ubwenge bwawe. Ugitangira kwinginga haje ijambo, kandi nzanwe no kurikubwira kuko ukundwa cyane. Nuko rero iryo jambo uritegereze cyane, umenye ibyo weretswe. Ibyumweru 70 bitegekewe ubwoko bwawe we n'umurwa wera, kugira ngo ibicumuro bicibwe n'ibyaha bishire, no gukiranirwa gutangirwe impongano, maze haze gukiranuka kw'iteka. Ibyerekanwe byahanuwe bifatanishwe ikimenyetso, ahera cyane hasigwa amavuta. Nuko ubimenye ubyitegereze, uhereye igihe bazategekera kubaka Yerusalemu bayisana, kugeza kuri mesi y'umutware, hazabaho ibyumweru 7, maze habeho ibindi byumweru 62, bahubake basubizeho imiharuro n'impavu, ndetse bizakorwa mu bihe biruhije. Ibyo byumweru uko ari 62 nibishira, Mesiya azakurwaho kandi ntacyo azaba asigaranye, maze abantu b'umutware uzaza bazarimbura umurwa n'ubuturo bwera. Uwo iherezo rye rizamera nk'utembanwe n'umwuzure w'amazi. Intambara n'ibyago bizarinda bigeze imperuka, niko bitegetswe. Uwo mutware azasezerana na benshi isezerano rikomeye rimara icyumweru kimwe, nikigera hagati azabuzanya ibitambo n'amaturo, umurimbuzi azaza ku ibaba ry'ibizira. Hano Daniyeli yahise ahabwa ubuhanuzi bwagaragazaga mu by'ukuri imyaka abayuda basigaje bagomba gukoresha neza kugira ngo bakomeze bitwe ubwoko bw'Imana. Abayuda bakiri i Babuloni babwiwe yuko bazava i Babuloni kandi bazasubira mu gihugu cy'iwabo, bakasana Yerusalemu, bakubaka ahantu hose, bagasubizaho impamvu, ibintu byose bakabisubiza mu murongo. Ariko ngo ibyo byumweru byari bigenewe nanone kumara bitegura Mesiya, kumara bakuraho ibicumuro, kumara bihana ibyaha byabo. Ibi byumweru 70 bishatse kuvuga iki? Kuko hano havuzwe ngo ibyumweru 70 bitegekewe. Aya magambo ukuri kuyumva ameze nk'atuzuye. Impamvu ameze nk'atuzuye, ntabwo inkuru yajya gutangira ngo batangire bavuga ngo ibyumweru 70 bitegekewe, ahubwo babanza kuvuga nese bitegekewe ni ibikize. Ni ukubera yuko muri Daniyeli igice cya 8 kugeza ku murongo wa 14, Daniyeli yari hawe ubuhanuzi burebure, kandi hari ibintu Daniyeli atari yasobanukiwe muri Daniyeli igice cya 8, ari byo uyu mumarayika aje gusobanura. Muri Daniyeli igice cya 8 Daniyeli yabonye ibintu byinshi, ariko bigeze ku murongo wa 14 ahavuga iby'iminsi 1300 yagombaga kuzabaho kugeza igihe ubuturo bwera bwejejwe, ntabwo iyo minsi yasobanuwe muri Daniyeli igice cya 8. Mu gice cya 9 rero nibwo yasobanuwe. Nuko rero ubimenye ko mu buhanuzi cyangwa se mu byanditswe byera umunsi ungana n'umwaka. Amasomo abihamya arahari, harimo nk'iryo muri Ezekiyeli igice cya 4 umurongo wa 6, amasomo ahamya ko umunsi ungana n'umwaka. Niko abayuda babibaraga, iyi Imana yabahaga ibihe bagomba kubara. Hanyuma rero ubwo ruvanga ibyumweru 70 bingana n'iminsi 490, kandi ubwo bingana n'imyaka 490. Iminsi 2300 ariyo myaka ingana n'ibihumbi 2300 igomba kuvamo, kuko ibyumweru 70 bitegekewe. Bisobanuye ngo ibyumweru 70 cyangwa se iminsi 490 igomba gukurwa muri ya myaka 2300. Imyaka 490 igomba gukurwa mu myaka 2300 y'ubuhanuzi burebure dufite mu byanditswe byera. Hanyuma rero iyi myaka 490 yari ihawe abayuda, kandi yagombaga gutangira igihe hagombaga gutangwa itegeko ryo kujya gusana i Yerusalemu. Iri tegeko ryatanzwe gatatu, nyamara inshuro ya gatatu niyo tubara nk'aho ariyo y'ukuri, kubera yuko iyo nshuro yavuzwe na Aritazerusi umwami w'Abamedi n'Abaperesi, niyo nshuro yatumye abayuda bava muri Babuloni, cyangwa se aho barajyanwe basubira mu gihugu cyabo, barahubaka. Muribuka ibya Nehemiya ndetse na Ezira, bubaka ndetse no mu bihe bigoye, wabisoma mu gitabo cya Nehemiya. Hanyuma iryo tegeko ryatanzwe ryari rero, iri tegeko ryatanzwe muri 457. Iyo ubaze rero uhereye muri 457 ugafata imyaka 490, iragenda ikagwa mu mwaka wa 27 nyuma ya Kristo. Yesu we yavutse muri 4 mbere ya Kristo. Ni ukuvuga ngo Yesu
yabatijwe muri 27, ari naryo jambo ryavuzwe hano ngo kugeza kuri Mesiya umutware. Mesiya umutware ni Yesu Kristo, ariko iryo jambo Mesiya rifite icyo bisobanuye kandi rifite ikintu gikomeye rishobora kudufasha muri iyi ngingo turi kwiga. Mesiya ubundi bisobanurira uwasizwe, the anointed, uwasizwe. Uyu wasizwe ni Yesu Kristo. Ariko se gusigwa ni iki? Gusigwa ni ryari? Yesu yasizwe ryari? Yesu yasizwe umunsi yabatizwaga, nibwo Mwuka Wera yamumanukiye ameze nk'inuma amujya hano ku rutugu. Bumva ijwi rivugira mu ijuru riti ngo dore umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Muri Isirayeli iyo umwami yajyaga kwima bamusukagaho amavuta mu mutwe, kandi ibyo byabaga bisobanuye ko asizwe, kandi byabaga bisobanuye ko ahawe Mwuka Wera. Igihe rero Mwuka Wera yamanukiraga kuri Yesu, rero nicyo gihe Yesu yari asizwe. Bishatse kuvuga ngo rero imyaka iminsi cyangwa se ibyumweru 69 byagombaga kugenda bikageza muri 27. Bisobanuye ngo hasigaye imyaka 7 ingana n'icyumweru. Ari nacyo cyumweru cyavuzwe hano kivuga ngo uwo mutware azasezerana n'abantu be isezerano rizamara igihe kingana n'iki? N'icyumweru. Ngo ariko nikigera hagati azabuzanya ibitambo n'iki? N'amaturo. Yesu akimara kubatizwa yagiye mu butayu ageragezwa na Satani, kandi kubatizwa kwa Yesu niko kwabaye intangiriro y'umurimo wa Yesu. Umurimo wa Yesu wamaze imyaka 3 n'igice. Iyi myaka 3 n'igice niyo Yesu yamaze akora umurimo, asezerana n'abantu isezerano rikomeye. Yesu amaze gusezerana n'abantu isezerano rikomeye, mu myaka 3 n'igice arabambwa. Urupfu rwa Yesu nirwo rwabuzanyije ibitambo n'iki? N'amaturo. Kubera yuko hari ibitambo byari bigendereye Yesu Kristo, ibitambo by'intama, iby'amapfizi n'ibindi byose, n'amaturo yagendanaga nabyo. Hari amaturo menshi yaturwaga mu buturo bwera, ariko yose yari agendereye cya gitambo. Uyu munsi tudatura kubera yuko igitambo kizima cyitwa Yesu Kristo cyarabonetse. Igitambo cye cyarabonetse, ntabwo dukeneye gutanga aya maturo, ntabwo dukeneye gutamba bya bitambo. Rero Yesu amaze imyaka 3 n'igice atangiye umurimo, yarabambwe. Amaje kubambwa abuzanya bya bindi byose. Hari hasigaye imyaka 3 n'igice kuri ya myaka 490. Abayuda niyo bari basigaranye, bagomba gukosora amakosa yose. Ariko suko muri kubyumva, abayuda bari gukosora amakosa cyangwa bari kurushaho kongera amakosa. Bishe Yesu, kandi na nyuma yaho bafashe intumwa ze bazigwa nabi, kandi nta kindi bazihoraga uretse kuba zizera Yesu. Kandi muri mbabwiye, Yesu yari yaraje aje gukiza abayuda. Yari yarasezeranywe uhereye kuri Adamu ko azaza gukiza abantu ibyaha. Nyamara abayuda nibo bari ishyanga ryatoranijwe, bagombaga kwakira Mesiya, bakamwemera, bakemera agahindura imibereho yabo, ndetse akabaha umurimo ukomeye wo kujyana ubutumwa mu isi. Ubutumwa bwagombaga kugera ku bantu bose. Abayuda rero mu by'ukuri tumaje kubona ko ntabwo izo nshingano ntabwo bazisohoje. Usomye ibyanditswe byera wabibona. Nyamara igihe Yesu yari hano mu isi, hari ibintu byinshi yakomeje abwira abayuda, nko kuba burira umuburo wabo wa nyuma, ababwira yuko nibakomeza kwitwara imyitwarire bafite, ibyabo bitari buze kugenda neza. Tubona nko muri Mateyo 24 umurongo wa 1 kugeza wa 3 aranditse ngo Yesu arasohoka mu rusengero, akigenda abigishwa be baramusanga, bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero. Arababwira ati, ntimurebe ibi byose? Ndababwira ukuri yuko hatazasigarira ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Yesu abahanuriye ko nubwo urusengero bararwubatse bakaruryoshya, ndetse ubwami bw'Abaroma bwari bwabakoronizaga, kuko abayuda bari nka koloni y'Abaroma mu gihe cya Yesu, bwari bwarabafashije kubaka Yerusalemu. Yari yarashashagiranaga, yasaga neza, hari ahantu heza pe, bwari ubwami bukomeye. Ariko Yesu igihe intumwa zizamwerekaga ngo reba rwa rusengero, reba ukuntu ari rwiza, Yesu yababwiye amagambo akomeye cyane ateye ubwoba. Araje arabwira ngo ntimubona rwa rusengero? Ntimubona ukuntu ari rwiza? Nta buye rizasigara rigeretse ku rindi, nta buye rizasigara rigeretse ku rindi. Hari n'imigani Yesu yagiye acira abayuda, ariko byose ashaka kubereka buryo ki niba titwara neza iminsi yabo iri hafi kurangira, kandi ko iherezo ryabo rizaba rikomeye cyane. Nk'umugani wa mbere tuwufite muri Mateyo 21, mu Mateyo 21:33 kugeza 43, ahavuga ngo umugani w'abahinzi bimye shebuja imyaka ye. Aba bahinzi shebuja yarabasize, ni umugani. Arangije aragenda ajya mu gihugu cya kure, ariko shebuja abasigira umurima, ariko shebuja atuma abagaragu ngo bagende bamuhe ku mbuto ze.
abahinzi banze kumuha imbuto, arangije atuma abandi bagaragu barabica, barabakubita, babagwa nabi, kugeza ubwo nyir'uruzabibu yatumye umuhungu we. Ese uyu mugani ntabwo muri kuwumva neza? Uwo muhungu ninde? Ni Yesu Kristo. Aje banje avuga ati, oh, uyu niwe muragwa, mureke tumwice, uruzabibu rubu rwacu. Baramwica. Nuko Yesu arangije aravuga ngo ese nyir'uruzabibu naza azagenza ate abo bahinzi? Abantu baramusubiza ati, azabacamo kabiri, uruzabibu arubake, aruhe abandi bazabasha kwera imbuto, kumuha umusaruro igihe gikwiriye. Nuko Yesu arangije muri Matayo 21 umurongo wa 43 arababwira ngo nicyo gitumye mbabwira yuko ubwami bw'Imana muzabunyagwa bugahabwa ishanga ryera imbuto zabo. Abayuda Yesu arimo ababurira ko nibatitonda ibintu bitazamera neza. Dufite undi mugani w'ubukwe bw'umwana w'umwami muri Matayo 22 umurongo wa 1 kugeza wa 14. Hano uyu mwana w'umwami yashatse gukora ubukwe, nanone ni umugani. Ariko uyu mwami wari ukomeye atumira abantu, ariko igihe cy'ubukwe kigeze abo bantu banga kuza. Maze arangije aravuga ngo mugende mu miharo, abo musangeyo bose mubazane, maze ngo inzu yo gukoreramo ubukwe iruzura. Tugeze ku murongo wa 8 n'uwa 9 aravuga ngo maze abwira abagaragu ba ati, ubukwe bwiteguwe, ariko abari babutorewe ntibari babukwiriye. Nuko mujye mu nzira nyabagendwa, abo mubonayo bose mubahamagare baze batahuka. Uku niko Yesu yagaragaje ko abayuda bari batorewe ubukwe, ariko ntabwo bigeze babushima, ntibakunze gutumirwa mu bukwe bw'umwana w'Imana. Arangije aravuga ati, nuko rero Imana izatuma abagaragu be bajye mu banyamahanga, abantu batagenewe ibyo, babazane aba ari bo baba bataha ubukwe. Ibi byose byaringurizaga ku bayuda. Kandi dufite n'umugani uboneka muri Mariko igice cya 11 umurongo wa 12 kugeza wa 19 cy'umutini wumye. Nabyo nta bandi byavugaga uretse abayuda. Niba ushaka kubyumva neza ugenda usome icyo gice, uri buze kubonamo ubusobanuro bwose buhagije. Banza wumve iki kiganiro Yesu yagiranye n'abayuda, wumve kuko ibyo ndi kukubwira ari cyo cyerekezo byari bifite. Muri Yohana igice cya 8 umurongo wa 37 kugeza wa 44 haranditse, nzi yuko muri abuzukuruza ba Aburahamu, ariko murashaka kunyica, kuko ijambo ryanjye ridafite umwanya muri mwe. Ariko none dore murashaka kunyica kandi ndi umuntu ubabwira iby'ukuri, ibyo numvise ku Mana. Nyamara Aburahamu we ntiyagize atyo, ibyo mukora ni ibya so. Baramubwira bati, ntituri ibibyarwa, ahubwo dufite data umwe ari we Mana. Yesu arababwira ati, iyaba Imana ariyo so muba munkunze, kuko naje nkomotse ku Mana, sinaje ku bwanjye, ahubwo niyo yantumye. Niki gituma mutamenya imvugo yanjye? Nuko mutabasha kumva ijambo ryanjye. Mukomoka kuri so Satani, kandi ibyo so ararikirana nabyo mushaka gukora. Uwo yaherekera ko ari umwicanyi, kandi ntiyahagaze mu by'ukuri, kuko ukuri kutari muri we. Navuga ibinyoma aravuga ibye ubwe, kuko ari umunyabinyoma kandi ni se w'ibinyoma. Hano Yesu yeruriye abayuda, ababwiye ko rwose nubwo bakomoka kuri Aburahamu ku maraso, ariko kubera imyitwarire yabo, ntabwo Aburahamu yatoranijwe kugira ngo abe uw'amaraso, yatoranijwe kugira ngo abe uw'umwuka, abazamukomokaho bazaba abantu bubaha Imana kandi bayikunda. Kuba barakomokaga kuri Aburahamu ku mubiri ntabwo byari bisobanuye ko bagomba kuraga ubwami bw'Imana batabukwiriye. Nibyo Yesu yababwiraga, yaje ababwira ngo nubwo mwakomotse kuri Aburahamu, ariko ibyo Aburahamu yaharaniye n'ibyo yagombaga kugeraho mwe ntimwabiharaniye, bityo mu by'umwuka ntimuri ab'Imana, muri aba Satani. Nicyo Yesu yababwiye. Nuko rero kwitwa umwana wa Aburahamu si ku maraso, ahubwo ni ku buryo bw'umwuka. Ibyo turi buze kubibona. Hanyuma ya myaka 190 igiye kurangira, kuko twabonye ko mu gihe Yesu yapfaga hari hasigaye imyaka 3 n'igice. Iyi myaka yarangiye gute rero? Intumwa za Yesu zatangiye umurimo, Yesu yari yasubiye mu ijuru. Muri bo harimo abadiyakoni batoranijwe, harimo n'uwitwa Stefano, buzura mwuka wera, kandi bagombaga gukora imwe mu mirimo yo mu rusengero, kandi bari buzuye mwuka wera, bari abantu batoranijwe. Hanyuma Stefano aza gufatwa kuko yabwirizaga ubutumwa bwiza, arafatwa ngo yisobanure. Afashwe n'abaki?
n'abayuda, urukiko rw'abayuda rwitwaga Sanhedrin ruramufata. Hanyuma Stefano ababwiza ukuri, ababwira amateka yabo, ababwira intangiriro yabo, ava kuri Adamu araza kuri Aburahamu, arakomeza ababwira kwigomeka kwagiye kubaho, uburyo abayuda ba Isirayeli bagiye bakomeza kwigomeka ku Mana, basekuruza bakomeje kwigomeka ku Mana. Arangije agera kuri bo ati none namwe ntimukoze ibitandukanye nabyo, mufashe urya mukiranutsi muramwishe, mwaramwishe, nyamara yari yaje kubakiza. Umva uko yababwiye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, cyangwa se urwandiko rwanditswe na Luka rw'ibyakozwe n'intumwa mu gice cya karindwi umurongo wa 51 kugeza wa 58 ngo yemwe abatagonda ijosi, mwe abatakibwe mu mitima no mu matwi, iteka murwanya mwuka wera, uko basekuruza banyu bakoraga niko namwe mukora. Ninde mu bahanuzi basekuruza banyu batarenganije? Bisha bavuze ibyo kuza kwa wa mukiranutsi bitari byaba. None namwe mwaramugambaniye muramwica, kandi ari mwe mwahawe amategeko n'abamarayika ntimwayitondera. Ngo babyumve batyo, abayuda bazabiranwa n'uburakari, bamuhekenyera amenyo, barasakuza cyane, biziba amatwi, bamugwirira icyarimwe, baramukurubana, bamuvana mu murwa, bamwicisha amabuye. Abagabo bamushinje bashyira imyenda yabo ku birenge by'umusore witwaga Sawuli. Uyu Sawuli niwe wahindutse Pawulo. Sawuli yarenganyaga ubwoko bw'Imana, ariko nanone azikakorera Imana, kubera yuko abafarisayo bari baramwemeje yuko intumwa za Yesu arizo zifite ikibazo, ko zayobye. Hanyuma kuko we yari umusirikare w'umuroma, akajya arenganya ubwoko bw'Imana atumwe n'abafarisayo. Ariko Sawuli Imana imwitegereje ibona ko ishyaka afite nubwo riri mu bugoryi, ariko azi ko ibyo akora ari bizima. Yesu aramwiyereka ubwo ari mu nzira ijya i Damasiko. Pawulo muzi ko yahindutse intumwa mu cyimbo, cyangwa se yahindutse intumwa mu cyimbo cyo kuba umusirikare, nawe atangira kurenganyirizwa ubutumwa abo yarenganyaga nk'uko nawe yarenganyaga abandi. Pawulo atangira ubwiza ubutumwa mu banyamahanga, aragenda ajyana ubutumwa hirya no hino ku isi. Nyamara Stefano yababwije ukuri, ababwira yuko imyaka yabo irangiye. Imyaka y'abayuda yarangiranye no gupfa kwa Stefano, kuko Stefano yatewe amabuye muri 34, kandi nubara neza urubuze gusanga ko ya myaka 490 yari irangiye. Imyaka 490 yari irangiye. Stefano aterwa amabuye, imyaka 490 irarangiye, abayuda biyambuye ubwami bw'iki? Bw'Imana. Ntibigeze babwemera, ntibigeze bemera ko Yesu yapfuye akazuka. Igihe abasirikare bavugaga ko Yesu yazutse, muzabisome muri Matayo 28, abafarisayo babaguriye, ababahaye amafaranga, babahaye izahabu n'ifeza ngo bagende bavuga ko Yesu atazutse. Abafarisayo ntibemeye Yesu, kandi ngo guhera icyo gihe abayuda bose abataragenderaga mu by'ukuri babayeho bemeza ko Yesu atazutse, ko intumwa zari zo zamwibye. Hanyuma rero ntabwo iby'Imana bihatirwa umuntu utabishaka. Abayuda, Abisrayeli ntibemeye Imana, ntibayikunze, barayiretse. Ubutumwa bwahise buhindukira bujya mu banyamahanga, muri mu Bagalatiya, bujya mu Efeso, bujya mu mahanga yose, mu Buhinde n'ahandi hose, kugeza ubu nubwo butugezeho na hano mu Rwanda. Natwe turabwakira, bityo tuba abaragwa nk'uko byasezeranywe. Ibyo ndibuze kubigarukaho. Reka turebe amaherezo y'Abisirayeli nk'uko avugwa na Pawulo, kandi Pawulo nawe mwibuke ko ari umuyuda. Arabyivugira hano mu Baroma igice cya 11, aravuga ngo nanjye ndi umuyuda, ndi uwo mu muryango wa Benyamini, ni umwisirayeli. Avuga ku Bisirayeli rero bene wabo mu Baroma igice cya 11 umurongo wa 11, uwa 13 kugeza 14, uwa 14 kugeza 18, 20 na 23, niho amagambo ngiye gusoma ari. Nuko ndabaza nti, basitariye kurwa rwose ntibikabeho, ahubwo kugwa kwabo kwatumye agakiza kagera ku banyamahanga, kugira ngo bitere ishari Abisirayeli. Ariko ndababwira mwebwe abanyamahanga yuko nubahiriza umurimo wanjye, kuko ndi intumwa ku banyamahanga, kugira ngo hari nteze ishari bene wacu, mbone uko nkiza bamwe muri bo. Ariko niba amashami amwe yarahwanyuwe, nawe uri umunzenze wo ku gasozi, ukaba waratewe nk'ingurukira hagati y'amashami, ugasangira nayo amakakama n'igishyitsi cya Elayo,
ntukirarire ngo ugaye ayo mashami. Niba wirarira uyagaya, wibuke yuko atari igishyitsi gitewe kuri wowe, ahubwo ni wowe umeze ku gishyitsi. Ni koko kutizera niko kwayahwanyuje, none nawe kwizera niko kuguteyeho. Ntukibone ahubwo utinye, kuko ubwo Imana itababariye amashami ya kavukire, nawe ntizakubabarira. Kandi na ba bandi nabo nibatagunda kutizera kwabo, bazaterwa nk'ingurukira, kuko Imana ishobora kubagaruraho. Hano icyo mubashije kumva, hano hari igishyitsi cyitwa Elayo. Icyo ni Yesu Kristo. Abayuda bakomokaga kuri iki gishyitsi, bari ubwoko bw'Imana bw'umwimerere, ariko ntibasohoje ibyo Imana ishaka. Imana ibahwanyura ku gishyitsi cy'ukuri, maze abanyamahanga bari abapagani batari bafite n'amasezerano nk'ay'Aburahamu, baterwa kuri iki giti cya Elayo, batangira kunywa amakakama y'iki giti, baterwa nk'ingurukira, baterwa kuri iki giti. Hanyuma Pawulo aravuga ngo, nuko rero wowe munyamahanga utewe ku giti mw'ubwo buryo, ntiwirarire ahubwo utinye. Kuko niba Abisirayeli barahwanyuwe ku giti kubwo kutizera, harya wowe nutizera uzakigumaho? Oya. Rero Bisrayeli, nako abanyamahanga bagenzi banjye, twebwe twatewe twise ubwo bwoko bw'Imana tutari Abisirayeli, tujye twitonda twubaha Imana, kuko icyo ari cyo cyonyine kizaduha gukomeza kuramira kuri yo. Naho nibitagenda gutyo, Imana yaretse Abisirayeli, natwe yatureka. Ibyo tubyumve neza. Kandi n'Abisirayeli ngo nibatagundira kutizera kwabo, bamwe bo muri bo bazemera Imana, ngo bazaterwa nk'ingurukira. Iri jambo narishakaga. Guterwa nk'ingurukira sibyo bari bagenewe mbere. Babo bagombaga guterwa nka Elayo y'ukuri, ariko kuko bagomeye Imana, nabo iyo bihannye baterwa nk'ingurukira, nk'uko natwe duterwa. Muri make, ntabwo Abayuda bagenerwa n'amahirwe. Baba pasiteri barabashuka. Ntabwo Abayuda bagenerwamo indi mahirwe ku buryo noneho bizahindukira tukaba dushobora gushakira agakiza mu Bayuda. Oya. Cyangwa se ngo dushobora kwitega ibintu runaka bizaba mu Bayuda kugira ngo hari imperuka ibeho n'ibindi byose. Oya. Ntabwo tuzategereza Abayuda rwose, ariko Abayuda bazubaha Imana bakayumvira, bazaterwa nk'uko Umunyarwanda aterwa ku Imana, bazaterwa nk'uko Umunyamerika aterwa ku Mana, bazaterwa nk'uko Umufaransa aterwa ku Mana, bazaterwa nk'ingurukira, bazabonera ubugingo hamwe n'abanyamahanga bazaba barizeye Imana. Abayuda rero bamaze kugomera Imana, bamaze kuyanga urunuka, mu mwaka 70 ishanga ryabo ryarasenywe, n'urusengero rwabo rurasenyuka. Abayuda benshi bahungira mu bihugu bitandukanye, bahungira mu mahanga atandukanye. Ari nacyo cyateye ko byakenewe ko mu 1948 bakenera kuvanwa muri aya mahanga baragiyemo bagasubizwa mu butaka bwabo. Ni ukubera yuko bigeze muri 70 ubwami bwa Roma buyobowe na Titusi bwaje busenya Yerusalemu, busenya ubwami bw'Abayuda. Abayuda batatanira mu isi hirya no hino muri za diaspora zabo n'ahandi henshi. Abandi batwarwaho iminyago, abandi bahindurwa abacakara, nk'uko tubona uyu munyamateka w'Umuyuda witwa Flavius Josephus ushaka gukora ubucukumbuzi kuri iyi ngingo, niwe wanditse ibintu by'ibyabaye mu mwaka wa 70 ubwo Abayuda basakiranaga n'ubwami bwa Roma bukabatsemba bukabirukankana. Hanyuma rero muri samari nabonye kuri internet y'ibyo Josephus yanditse, harimo amagambo ngo, after the fall of Jerusalem, Josephus notes that many Jews were scattered throughout the Roman Empire. Ngo nyuma yuko Yerusalemu isenyutse, Josephus yanditse ko Abayuda benshi bakwirakwiye hirya no hino mu bwami bwa Roma. Nuko ku bwami bwa Roma ariko bwategekaga isi yose, bwari bukwiriye isi yose. He explained that this scattering was both a result of the direct aftermath of the war and the long-standing pattern of the Jewish diaspora. Bagaragaza yuko uku gutatana kwatewe icyambere n'intambara yabaye ndetse n'amadiaspora yarere hirya no hino y'Abayahudi. The destruction led to significant population displacement. Ngo gusenyuka kwa Yerusalemu kwatumye abaturage nyine batatana bava mu byabo, with many Jews fleeing to various regions. Ngo Abayuda benshi bahungiye mu bice bitandukanye, while others were taken captive and sold into slavery. Mu gihe benshi bandi batwawe nk'iminyago bakagurishwa nk'abacakara. Josephus emphasizes that the
tragedy of this scattering as it marked a significant turning point in Jewish history. Ngo agaragaza yuko uku gutatana kwabaye ikintu cyahinduye amateka mu buryo bukomeye bw'abayuda. The loss of their homeland had a profound implication for Jewish identity and culture. Gutakaza ubutaka bwabo, igihugu cyabo, bifite ingaruka ikomeye cyane kuri identity yabo, abo bari bo, ndetse n'umuco wabo, leading to a greater dispersion and transformation of Jewish life. Ngo bigeza ku gutatana nyine, ngo no guhinduka k'ubuzima bw'abayahudi, particularly in the diaspora community, cyane cyane mu miryango y'abadiaspora yari iri hirya no hino ku isi. Uko niko byagenze. Abayuda baragiye baratatana, ari nayo mpamvu igihe bakorerwaga akarengane mu Burayi byakenewe ko basubizwa independence. Umuryango w'abibumbye ukabitangaza ko bahawe ubwigenge muri uriya mwaka, hambereho gato y'uko intambara ya kabiri y'isi irangira. Abisirayeli bukuru. None niba Abisirayeli, Abayuda, batari ubwoko bw'Imana bw'ukuri, muri make icyo tubashe kubona ni uko Abisirayeli bo mu isezerano rya kera batandukanye n'Abisirayeli dufite uyu munsi. Abo mu isezerano rya kera bari abantu Imana yagoragozaga ngo irebe ko izababyaza mu bwoko bukomeye buyubaha. Abo baratsinzwe. Abo dufite uyu munsi ni abantu bari aho gusa kuko b'Abisirayeli ariko badafite icyo bahuriyeho n'Imana. Reka turebe Abisirayeli b'ukuri nk'uko ibyanditswe byera bigaragaza, nk'uko Pawulo ndetse na bagenzi be b'intumwa babigaragaje. Mu Bagalatiya igice cya 3:29 haranditse ngo, ubwo muri aba Kristo, muri urubyaro rwa Aburahamu, muri n'abaragwa nk'uko byasezeranijwe. Ubwo muri aba Kristo, aya magambo arabwirwa bake? Abagalatiya ni abanyamahanga, ntabwo ari Abisirayeli, ntabwo ari Abayuda, ariko barabwirwa ngo ubwo muri aba Kristo, muri n'abaragwa nk'uko byasezeranijwe, muri n'urubyaro rwa Aburahamu. Mu Kristo aho uri hose ujye umenya kuri urubyaro rwa Aburahamu, niba uguma mu byizero, niba ugumamo, niba ukunda Imana, niba uyubaha, niba Imana ariyo mugabane wawe, uri umwana wa Aburahamu, uri n'umuragwa, uzaraganwa na Isaka, uzaraganwa na Yakobo, uzahabwa umurage wari waragenewe Abisirayeli. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abanyaroma abaranditse ngo, mu gice cya 28:29 ngo, kuko ugaragara ko ari umuyuda atari we muyuda nyakuri, kandi gukebwa kugaragara ko ku mubiri atari ugukebwa nyakuri, ahubwo umuyuda wo mu mutima niwe muyuda, kandi gukebwa ko mu mutima n'umwuka kutari uk'umubiri niko gukebwa nyakuri. Hano baragaragaza ko umuyuda atari uwo ku mubiri, ahubwo ni uwo ku mutima, wundi wubaha Imana. Rero nibyo ngibyo, Abayuda nitwe, Abayuda bemerwa n'Imana, nitwe twemeye Imana. Gusa wibuka amagambo Pawulo yavuze ko nitubaha Imana natwe tuzagira gute? Tuzajugunwa. Ariko Imana ishoboze abakristo banyumva kugira ngo tube ab'Imana ishaka, dusohoze ibyo Imana idushaka, tube abahagarara mu mwanya ukwiriye, dusohoze ibyo Imana yayifuzaga muri Aburahamu, duhinduke umuryango ukomeye wubaha Imana, kugira ngo abo mu isi bige kubaha babitwigiyeho. None rero tubonye ko Abisirayeli abo dufite uyu munsi ntaho bahuriye n'Imana pe. Ibyo mwiga byose bababwira ngo urusengero rw'i Yerusalemu ruzasanwa, Yesu yaravuze ngo nta buye rizasigara ryeretse ku rindi. Uru rusengero rwarasenwe ku buryo igihe nakora ubushakashatsi nabonye yuko ngo n'ahantu fondasiyo yari iri hadashobora kupfa kumenyekana. Nubwo bavuga ngo ahantu hubatse umusigiti muri Palestina ngo niho ngo uru rusengero rwari ruri n'ibindi byose, ariko ngo fondasiyo ahantu yari iri 100% ntabwo babasha kuhamenya, kuko Imana yarahasenye irahasakiza ikoresheje Titusi. Imana yatandukanye n'ubwoko bwa Isirayeli by'iteka ryose. Umwisirayeli uzakizwa azakizwa nk'uko umunyamerika akizwa, nk'uko umuhinde akizwa, nk'uko umunyarwanda akizwa. Nta bindi, nta rundi rutabi. Niyo mpamvu n'intambara iri kubera hariya nta kindi kintu ishobora gukora kidasanzwe mu bintu bigendanye n'ibyo Bibiliya yigisha. Nta buhanuzi bishobora gusohoza, ntaki. Biriya
ni za ntambara nyine zavuzwe ko zizaba kurinda kugeza igihe Yesu azazira, ariko ntacyo zifite kigendanye n'iby'ubuhanuzi bwigisha nicyo ibyanditswe byera bivuga. Reka turebe ku ntambara ya Haremagedoni, kuko hari ibintu bikomeje kuvugwa ko kubera ko Irani ifitanye ibibazo bikomeye na Isirayeli ndetse n'ibihugu by'Abarabu, ndetse bigaragara yuko na Leta Zunze ubumwe za Amerika iri kugenda yinjira mu ntambara cyane. Abantu bakavuga ati urabona Isirayeli, urera intambara ya Haremagedoni yavuzwe mu byanditswe byera igiye guhita ikurikira, ibintu bigiye kuba bibi, imperuka igiye kugera, ibintu byose nk'ibyo. Nagira ngo mbabwire, intambara ya Haremagedoni ni ikindi, reka tuyirebeho nubwo nzayigisha mu buryo bukomeye mu byigisho by'ubuhanuzi nzigisha, ariko reka nyivugeho dusoza. Ibyahishuwe 16:12 kugeza 13 handitse ngo, marayika wa gatandatu asuka urwabya rwe mu ruzi runini Efurate, amazi yarwo akamira kugira ngo inzira y'abami baturuka iburasirazuba yitegurwe. Nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka no mu kanwa ka nyamaswa no mu kanwa ka muhanuzi w'ibinyoma havamo imyuka itatu mibi isa n'ibikeri, kuko ariyo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza, igasanga abami bo mu isi yose ngo ibahururize kujya mu ntambara yo ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose, ibateraniriza ahantu mu Ruheburayo hitwa Haremagedoni. Iyi niyo ntambara abantu bari kurifaringaho bavuga bati Isirayeli kubera ko yanditswe mu byanditswe byera, izi ntambara ati Irani nitera Isirayeli zabiturutse mu burasirazuba, ati kandi n'Abarabu bazifatanya nayo, ati maze Haremagedoni isohora. Mureke mbabwire, ubundi mujye mu byanditswe byera, kuki mutinya gusoma Bibiliya? Haremagedoni iri mu cyago cya gatandatu, nyamara hari ibyago bitanu bibanza. Ese ibi turimo ni ibyago bitanu by'imperuka? Ni ibyago by'imperuka? Oya, ntabwo turi mu byago by'imperuka. Ku ibyago by'imperuka harimo gucana kw'izuba rigatwika abantu bari mu isi, ibyo ntabwo biri kuba. Harimo ko imigezi izahinduka amaraso, ibyo ntabwo biri kuba. Harimo ko amazi atemba n'amazi y'inyanja azahinduka amaraso, ibyo ntabwo biri kuba. N'ibindi bintu byinshi, intebe ya nyamaswa izayacura umwijima, ibyo se hari biri kuba? Ntabwo biri kuba. Rero ntabwo intambara ya Haremagedoni ari izaza ngo ihite yitura aho ngaho, ahubwo ibintu bifite uko bigomba gukurikirana. Intambara ya Haremagedoni nta nubwo hano nta Isirayeli dusomye, ntayo pe, ahubwo iyi ntambara ya Haremagedoni izaterwa na entities eshatu. Izo entities ni izi: hariho umuhanuzi w'ibinyoma, hariho inyamaswa, hariho n'ikiyoka. Ikiyoka byo mu byanditswe byera kirazwi ni Satani. Inyamaswa ni ubutegetsi bw'idini yaguye y'Ubugatulika yanze kubaha Imana. Ibyo tuzabyiga byimbitse pe mu byahishuwe igice cya 13 dukomeze kugeza mu gice cya 18, ari nayo Babuloni ikomeye. Hanyuma hari umuhanuzi w'ibinyoma, amadini yitwa giprotestant avuga ko atwaye Bibiliya, ariko agakomeza agakorana bya hafi n'Ubugatulika, kandi Ubugatulika ko bwaranze Imana bukanga no kuyikorera mu gihe cya kera. Ibyo tuzabyimbika ndabizi ko bidasobanutse, ariko icyo nashaka kubabwira ni uko izo entities uko ari eshatu arizo zizatuma intambara ya Haremagedoni ibaho. Hazabaho akarengane ku bwoko bw'Imana buguma ku mategeko y'Imana kandi bukagira guhamya kwa Yesu. Ubwo bwami, ubwo bwoko buzahura n'akarengane. Nicyo iyi ntambara ya Haremagedoni izabigenda. Intambara ya Haremagedoni ni intambara igendanye n'iby'umwuka, igendanye n'iby'imyemerere, igendanye n'uwo turamya uwo ari we, n'uwo twemera uwo ari we. Ese ni Imana? Yego. Niba ari Imana, ubaha amategeko yayo, ugendere mu bushake bwayo. Niba ari Satani n'abambari be bari mu Bugatulika ndetse n'amadini menshi ya giprotestant azifatanya kugira ngo arwanye Imana, n'abami bo ku isi, kuko bavuzwe hano, abami bo ku isi bose bazahurura bafatanye n'Ubugatulika n'amadini ya giprotestant kugira ngo barwanye abubaha Imana bubahiriza n'amategeko yayo. Rero uko ni ku rugamba ruheruka ruzabaho, kandi ibi bizaba mu cyago cya gatandatu hakurikira icyago cya karindwi Yesu Kristo akagaruka. Nuko rero nagira ngo mbabare mu ngenge, ariko nanone mbabwira kugira ngo mwitegure, kuko nanone imperuka izaza. Icyo mbabwira ni uko Isirayeli ntacyo ifite gukora muri ibi. Isirayeli dufite y'uyu munsi, iyituye muri Palestina, nta kintu na kimwe ifite gukora muri ibi ngibi. Ibi bizakorwa n'Ubugatulika bufatanyije na Satani, bufatanyije n'amadini ya giprotestant azaba yaraguye atakiyoboka Imana by'ukuri. Rero bavandimwe mu nyumva, nimureke twubaha Imana, tuyikunde. Abisirayeli ibyo batasohoje tubasha kubisohoza. Imana yatugejejeho ubutumwa bwayo. Dufite Bibiliya kugira ngo itubere umuyobozi. Tubasha kuyiga tukamenya amategeko y'Imana, tukamenya ibyo Imana ishaka, tukamenya ibyo Imana ikunda. Mureke Abayuda ibyo bananiwe tubisohoze, mureke tube ubwoko bw'Imana bushyitse, mureke tube Abayuda b'ukuri n'Abisirayeli b'ukuri, ubwoko Imana yatoranyije. Bibasabiye nizeye izina rya Yesu.